kandi irimo gatatu. Yego. Ni nayo mpamvu nujya kureba icyaha cy'umuntu cyangwa se n'ibyo twirwa dukora buri munsi 20 kuri 24 tuba twirefera kuri ubu butatu, tuba dushishura iby'ubutatu bwakoze tukabyiyitirira cyangwa se natwe tugakora ibyenda gusa nkabyo. Imana yaramubyaye. Ariko atansi yubajije ikibazo cy'ubwenge, kuko hari ahantu tuzasanga ab'imfura mu byaremwe byose. Aba imfura. Impamvu ab'imfura mu byaremwe byose nuko yiyambura ubumana bwose, akaza mu muntu akaba umuntu, ariko kuko we yari asanzwe ari w'ibyaremwe bitaraba agahita ab'imfura. Agahita aruta ba bantu nyine. Kuko we yabanje. Twabonye Imana ukurikire. Yego. Ubu ariko kubera ko ari Alpha na Omega, mbese nta herezo igira. Reka nshyireho ubufureshi bugenda. Iyi ni Imana Data. Ubu ni ukwanga ubu bufureshi bugenda nyine ni nta herezo. Yego. Kandi uyu mwuka turimo tureba twashyize muri iki kintu kimeze nk'igishushanyo cy'ikizeru, ntago ari karemano, ntago waremwe, ni wanabyawe. Ubu iyi ngiyi niyo turimo tugereranya n'iki? N'Imana. Aka kantu gakurikire. Yego. Wayibonye? Noneho mu Mana igira gute? Itanga ubugingo ibuhande umwana wayo. Muri yo irabyara. Muri wa mwuka utagira iherezo nyine irabyara. Twabibonye muri Yohana 5:20 n'indi mirongo myinshi tuzagenda tubibona uburyo Imana yabyaye nyine. Ubu uyu nguyu ni Yesu Kristo. Ari mu Mana. Arimwo ndani. Yari ifite ubugingo. Nawe muha ubugingo. Nahimuha ubugingo. Ariko si hanze. Kuko nta hanze igira. Ni sibyo? Ako kantu uri kugakurikira? Kugakurikira kabisa. No muri yamwo cyangwa se muri bwa bumana, muri wa mwuka harimo ingingo nyinshi kamere yari nyinshi z'Imana. Yego. Dore zo reka nzuzuza hano hose kuko zo nyine ni indetermina nyine. Yego. Ariko ibi bintu urimo urabikurikira neza. Uyu ni umwuka ufite za kamere. Imana ni urukundo, Imana ni urumuri, Imana ni inzira, Imana ni umucyo, Imana niyo nyir'ubwenge, niyo kwizerwa, ni uwera, ni ubwenge, ni amahoro, ni umugwaneza. Mbese ifite kamere nyinshi. Mbese ikintu cyose cyiza cy'ubwenge ni kamere y'Imana. Yego. Uyu nguyu ubwo turafata kano kantu kamwe ni umwuka wera. Umwuka wera. Yego. Biragaragara neza kabisa. Ubutatu bwayo dore ngubu. Haza ubutatu. Ubundi iyo usomye Bibiliya usanga nta hantu handitse ubutatu gutya nyirizina ngo, ariko uyu ugenda usoma usanga ari Imana Mwana, Imana Data, Imana Mwuka. Ariko kurondora ijambo ngo uvuge ngo ubutatu nyirizina naho nta hantu Bibiliya yigeze bigaragaza. Urumva, kereka kugenda usoma ukaza kubona ukabyumva, ukaza kubona Imana Data, Imana Mwuka, Imana Mwana. Ikindi keretse wenda naba nihuse, Imana ivuga ngo reka tureme umuntu. Ubwo se yaba yarabwiraga ni ubu butatu.
kuko yo ntiri bufate icyemezo yonyine kandi irimo gatatu. Ni nayo mpamvu nujya kureba icyaha cy'umuntu cyangwa se n'ibyo twirwa dukora buri munsi 20 tuba twirefera kuri ubu butatu, tuba dushishura iby'ubutatu bwakoze tukabyiyitirira, cyangwa se natwe tugakora ibyenda gusa nkabyo, dushaka kuremana, dushaka kwigira nk'Imana, ari nabyo tuba twigana cyangwa tubikuye kuri Satani. Tuzabibona nidusoma Ibyahishuwe igice cya 12 n'igice cya 13 turabisobanura, kuko icyaha Satani yakoze nicyo copy paste Adamu yaje agisubiramo. Satani nzi yuko icyaha yakoze yashatse kwishyira hejuru, yashatse kuba nk'Imana. None se Adamu we ntuzi yuko yashatse nawe kuba nk'Imana? Ntuzarambwiye ngo umunsi wamera nk'Imana mu kumenya ikibi n'icyiza, nawe yashatse kumera nk'Imana. Nawe yashatse kumera nk'Imana. Kandi koko iyo usomyemo, iyo ukomeje ugasoma mu gice cya 4 cyagiye Imana yirukana Adamu na Eva, tuzahagera Adamu na Eva muri Edeni, yarabanje nanone ibwira ubu butatu ngo uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twe mu kumenya icyiza n'ikibi. Bivuga ko umuntu nawe afitemo ubumana, n'undi kandi nibyo tugiye kureba. Ubundi umuntu ni Imana. Ubwo yaba ari Imana ifite iyihe kamere muri izi 3? Ubundi iyo usomye, ngira ngo ni muri Yohana aho Yesu abivuga, urumva Yesu arana abafarisayo bari bamurembeje, urumva arangije akoresha ijambo, arababwira ati ntimuzi yuko muri Imana. Yesu yabwiraga abafarisayo nyine, bo bari bamurembeje bamubaza ibibazo ariko akabasubiza ntibabyumve. Bigeze aho ngaho arangije avuga ati ariko ubundi ntago muzi yuko muri Imana, none niba muri hariya bise Imana, kubera iki ngewe uyu munsi wa none namuvuga yuko ni Yohana kangahera, ni igice, hari n'ahantu yigeze gusoma avuga ngo umuntu ni iki, ngo washatse kumugira nk'Imana aburaho gato. Oya, n'ubundi nicyo tubereho ahangaha, turimo turasoma Bibiliya kugira ngo tugire gute, kugira ngo dusobanukirwe, uri kubyumva. Ariko gusobanukirwa kwa mbere ubundi ni uko wifashisha ibyageze gute, ibyanditswe. Ariko muri umurongo wa kangahera muri Yohana bw'ibijyanye ni muri ndahabonye. Soma Yohana igice cya 10. Igice cya 10 umurongo wa kangahe? Umurongo wa 35 wa 36. 35 na 36 haravuga ngo Abayuda baravuga bati, oya, heri 3:4. Yohana igice cya 10 usoma umurongo wa 34. 34. Atanyangira babaza ati, Yesu arabasubiza ati, gusa nahangaha Yohana igice cya 10 umurongo wa 30. Cyo ni cya 11 umurongo wa 34. Okay, nahabonye. Yohana igice cya 10 umurongo wa 34 aravuga ngo Yesu arabasubiza ati, Yesu arabasubiza ati, ntibyanditswe mu mategeko yanyu ngo navuze ngo muri Imana? Navuze ngo muri Imana. Nuko ubwo yabise Imana, ab'ijambo ry'Imana ryajeho kandi byanditswe bitabasha gukuka. Mubwirira iki uwo data yejeje? Mubwirira iki uwo data yejeje akamutuma mu isi? Muti wigereranyije kuko navuze nti ndi umwana w'Imana. Ako kantu uri kukumva? Ngo iyo ureba uwo murongo muri iyo Bibiliya nini, ukareba reference yawo,
referanse y'uwo murongo muri iyi Bibiliya nini ngo uyisanga muri Zaburi 3:4. Zaburi ya 82 umurongo wa 6. Zaburi ya 82 umurongo wa 6. 82 umurongo wa 6 do ngaha. Okay. Haranditse ninjye wababwiye nti muri Imana. Ariko aha twari twihuse. Yego. Ariko turaje tubyerekana. So ahangaha rero ubutatu bw'Imana tumaze kububona. Imana Data, iyi Imana Data, yego, agahita haza Imana Mwana, two twabonye imva n'imvano. Yego. Imana Mwana, agahita haza izi kamere Imana Mwuka Wera. Rero ndumva ahangaha ku kijyanye n'Imana, icy'Imana icyo ari cyo, icyo Yesu Kristo icyo ari cyo, uburyo yabyawemwo mu Mana, icy'Umwuka Wera icyo ari cyo. Turasaba kuko uyu Mwuka Wera ni ingingo z'Imana nyine, nk'uko natwe turi ingingo nyinshi mu mubiri umwe wa Kristo Yesu, nk'uko natwe twari ingingo nyinshi mu mubiri umwe wa Adamu. Uyu munsi tukaba turi umwuka mwinshi utandukanye w'abantu, ariko muri mwuka umwe wa Kristo. Tuzagenda tubisobanukiwe ko uburyo by'umwuka no buryo bw'umubiri Imana yagiye ibitwereka kugira ngo nitubone ikintu tumenye ngo kirashushanya iki, kiri kutwereka iki, kiratwigisha iki. Hanyuma akabazo ka nyuma nabaza dusoza kuko ikijyanye n'ubutatu cyo ndumva nta Yesu Kristo Imana yaramubyaye cyangwa yaramuremye? Oya, Imana yaramubyaye. Ariko atansi yubajije ikibazo cy'ubwenge, kuko hari ahantu tuzasanga ab'imfura mu byaremwe byose. Impamvu ab'imfura mu byaremwe byose nuko yiyambura ubumana bwose, akaza mu muntu akaba umuntu, ariko kuko we yari asanzwe ari w'ibyaremwe bitaraba, agahita aba imfura. Agahita aruta ba bantu nyine, kuko we yabanjeho ibyaremwe bitarabaho. None niyisanisha n'ibyaremwe, urumva arahita afata imfura, arahita aba principale, kuko n'ubundi yahozeho. Ni nayo mpamvu bivuga ngo niwe wabiremye, byanaremewe, kuko ahita aba imfura muri bene se benshi. Nyine usomye Abaroma igice cya 8 umurongo wa 29, ahita bakwereka uburyo ari umwana ayishimiye nyine kuba imfura muri bene se benshi. Ahangaha rero wari ufite ubajije akabazo keza cyane. Ni ukuvuga ngo ntago Yesu yaremwe, yarabyawe. Ahubwo kubera yisanisha n'ibyaremwe akabizamo, niyo mpamvu ahita ahinduka principale w'ibyaremwe byose. Ako kantu uri kukumva. So ndumva rero twahagarikira ahangaha ku kijyanye n'ubutatu bw'Imana. Ndumva nta kindi kibazo ahari. Murakoze cyane. Wagira ikibazo yakwandika muri comment tukazamusubiza. Naribi. Nzakatinga. Dede